yango y'abacitse ku icumu. Nyuma yaho ngaho turababwira undi uza gukurikiraho, hanyuma tuze gushyiraho n'akaririmbo tuze gusoza. Murakoze nyakubahwa Père Provincial n'umuryango wose wa Sainte Famille muhagarariye, abasaserdoti mwese mwadufashije muri iki gitambo, abihaye Imana muri aha ngaha, umuryango wa Padiri Rwasa, bakristu shuti bavandimwe, mpagaze aha ngaha mu izina ry'abakristu ba Paruwase ya Gikondo. Turabashimiye ko mwitabiriye uyu mugoroba wo kuzirikana uyu musaserdoti, uyu muvandimwe, uyu mubyeyi witangiye Kiliziya kugeza ku munsi wa nyuma. Padiri Chrysanthe, kumuvuga nk'umukristu, nk'abakristu b'iyi paruwase, keretse iyo tujya kugira umwaka wose, kubera ko ni umusaserdoti wakoraga byinshi mu gihe gito. Abavuze haba muri documentaire babivuze, Père Provincial yigisha yabivuze, Rwasa umwanya we wose yabaga akorera Nyagasani. Nk'abakristu b'Igikondo rero turababwira mu ncamake iyo ntore ya Nyagasani twagize umugisha wo kumarana imyaka hafi 20, yaragendaga akagaruka, ariko ubuzima bwo mu myaka ya nyuma twari turi kumwe. Ngiye kubanza kumuvuga nk'umushumba, Humble Pasteur. Padiri Rwasa Chrysanthe yari umushumba mwiza kandi uragiye intama mu rwuri rutoshye. Yaradufashije cyane, ari mu butumwa bwa gisaserdoti, amasakaramentu, kwitanga kwa buri munsi, ntabwo twigeze turumanga. Ababyibuka mwibuke ko mu myaka ya mbere yabaga afite vikeri umwe. Baravuga biriya bikorwa umuntu akaba yatekereza ko yari afite abavikeri benshi. Yari afite umuvikeri umwe icyo gihe, ariko yarakoraga akanadukoresha, akamenya gukoresha abakristu no kubaha umwanya wabo. Uretse ubutumwa bwa gisaserdoti, gufasha abakristu, gutanga amasakaramentu, hari igikorwa bavuze yatangiye, ntekereza hari ko bwari ubwa mbere, sinzi abasaserdoti baratubwira niba handi byarahabaga, gutanga umugisha mu ngo. Icyo gihe ni mu ntangiriro za 2018 niba nibuka neza. Ingo zose yazigenzemo, aha kuri paruwase, muri santarari y'Umurambi, ndetse nabonye na padiri w'Igahanga hari niba ntibeshye, n'ingo zo muri Bisambu yazigenzemo, kuko abakristo baho nubwo ari mu yindi paruwase, icyo gihe ubanza yari Nyamirambo, hari Gahanga yari tarabaho, bazaga kumutangira naho akajya kubaha umugisha. Nituvuga gutanga umugisha, mu byumve mu buryo bugari, harimo isengesho, harimo gutera amazi y'umugisha, ariko akaba ari urugo rwose. Urugo rwose hakurya iriya mu misozi hari abantu bagifite ibikingi. Ibyo bikingi
yarabizengurukaga atera no mu mirima y'abantu. Ubutaka bwawe yaraburangizaga. Niba mubyibuka neza, ingo zose yarazirangije. Icyo gikorwa cyarangiye yarabyimbye akaboko. Murabyibuka? Akaboko yatereshaga umugisha, yarangije ubutumwa, akaboko ke karabyimbye. Ariko muri uko kubyimba ntabwo yahagaritse ubutumwa. Nta wigeze amenya ko padiri yarwaye nyine ngo hagire igipfa kuri paruwasi. Yarakomeje arakora. Urwo ni urugero rumwe rwo kwitanga, ukitangira abakristo n'abatari abakristo. Uwabisabaga wese yamugeragaho. Ubwo niko misa zo mu miryango remezo no mu mpuzamiryango remezo zasomwaga. Urundi rugero rufatika rwerekana ko uyu musaseredoti tudashidikanya ko twabanye n'umutagatifu akiri muzima, ni igihe higeze kuremba umukristo. Araremba cyane, baramuhamagara nijoro bati hano hari umukristo ugiye gupfa. Padiri yarazindutse mu gitondo kare, abantu bo muri Saint Pierre ndumva bambera abahamya. Yarazindutse mu gitondo cya kare, umuryango remezo wageze ku uwo mukristo, padiri yahageze. Saa 12 yari yamaze kumubatiza no kumuha amasakaramentu yandi ya ngombwa. Saa 12:15 yaraje asoma misa hano, nk'uko abafaransa bavuga ngo ni vu ni koni. Byose yari yabirangije. Ibyo byo byanabaye yaratangiye kuremba, yaratangiye kurwara. Hari ikindi gikorwa cy'indashyikirwa nanone padiri yakoze byinshi muri kwa gutanga umugisha mu miryango. Yageze aho bitaga muri Sodoma. Murabizi ko habaga indangamirwa nyinshi. Abatazi indangamirwa baranyegera mbasobanura icyo bivuga. Habaga indangamirwa nyinshi, aragenda abaha umugisha mu ngo zabo, bagarukira Imana, abatiza abana babo. Aravuga ati kuva ubu mureke kuhita muri Sodoma. Aya ngaya rwose ni amarembo mahire. Aha ni mu by'Imana, ntabwo ari muri Sodoma, kubera ko izo ndangamirwa, abo babyeyi bari bagarukiye Imana kandi babatirishije n'abana. Havuye n'igitekerezo gikomeye cyo kugira umuryango remezo w'abana. Ubu ndumva ari muri Saint-Luc niba ntibeshya, habaye umuryango remezo ukomeye cyane, umuryango remezo ugizwe n'abana. Byatangiye icyo gihe birakomera n'uno munsi. Ibikorwa bye rero byagiye biba ibikorwa by'indashyikirwa, byatumye tumureberaho. Ku itariki, ubwo ngiye ku kindi gikorwa gikomeye, murangije nk'umupasiteri, noneho ngiye kumuvuga nk'umushumba wubaka, nk'umushumba w'umwanteropreneur. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 muri 2018 yari yararangije rega gutanga wa mugisha wo mu ngo. Niho hatangiye igikorwa ku mugaragaro cyo kubaka paruwasi. Twabonaga tutazabishobora. Cyari igikorwa gikomeye, dufite miliyoni nkeya cyane zitageze kuri 50. Twateranyije imyaka myinshi, tukibaza ukuntu tuzabona amafaranga yo kubikora, ariko adushyiramo ati mureke dutangire. Abasaseredoti bayobowe na provinciale bari bahari, ndetse n'intumwa ya diocese yari yaje. Igikorwa kiratangira ku mugaragaro, maze sensibilisation itangira ubwo ngubwo yo kubaka. Uyu musaseredoti yarebaga kuri, akenshi twe tukabona harimo no gukabya. Naho ubwo yabonaga yuko rwa rugamba, rwa rugendo yatangiye, nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoti ubwo yendaga gusoza ubutumwa, nawe yabonaga ko intambwe ze zenda kurangira. Icyo gihe yaravuze ati mureka dushaka amatafari menshi, dushaka imicanga,
dushaka ibikoresho, ariko muze twebwe dukore nk'abakristo ba mbere. Abakristo ba mbere bubaka kiliziya bitundiraga amatafari, twubaka ino kiliziya niko byagenze. Habaga nyuma ya misa abantu bakahura bakegeranya ibikoresho abubatsi bari bukoresha uwo munsi, bagahereza amatafari. Muzi ko akenshi mu misa ya mu gitondo hazamo abantu bashesha akanguhe. Yaravugaga ati niba ufite n'intege nke nuterura itafari rimwe ntacyo bitwaye, ufite intege arabateruye nyinshi, arabateruye menshi, ariko nawe ugira ikintu ukora. Uwo muganda rero yawukoraga ari kapita, yabaga nawe yakoze cyane. Nyuma ya tariki 29 akantu nari ngiye kwibagirwa, ndumva hano harimo abarejiyo, wenda yasabye abarejiyo kujya bavuga buri munsi rozari yo gusabira inyubako, yo gusabira umushinga, bakayivugira hariya ku ishusho. Ntabwo yayisibaga, iyo yabaga hari iyo rozari nawe yajyaga kuyivuga. Ikindi twibuka nuko ku itariki hagati y'itariki 10 na 13 z'ukwa munani muri 2018, murumva nibwo twari twaratangiye umushinga, yakoze urugendo nyobokamana ikibeho agenda n'amaguru n'abandi bakristo bari babishoboye, agenda n'amaguru. Intego yari imwe, kwari ugusabira umushinga kugira ngo utungane, kugira ngo Bikira Mariya azawuyobore. Abari ikibeho cyangwa abagenda ikibeho, muri ya shusho yaho aho bashyira udupapuro, akadepuriya, muribuka dutangira hari akadepuriya twari dufite, nimujyayo akadepuriya karacyarimo. Akadepuriya yagiye akitwaje agashyiriye Bikira Mariya kugira ngo ayobore uwo mushinga. Ibyo byose murumva ko yari umuntu w'indashyikirwa. Bavuze kuri Izabayo. Izabayo ayivuga byari muri cya gihe gikomeye. Abatabizi, Caritas nta handi gikura ubufasha, ni mu bakristo gusa. Ariko yaravuze ati ntihazagire umukristo w'igikondo wicwa n'isari, umwana asubura minerivare, kuko Imana iratuzi. Niwe wahisemo iryo zina, niwe wabyise Izabayo, Imana Izabayo. Izabayo rero ni ikigega cya paruwase cya Caritas abakristo mu miryango remezo bashyiramo buri kwezi icyo bafite. Padiri Crisante yari yaremeye 5,000. Mwumve ko twabanaga n'umutagatifu. Crisante yitabye Imana yaratanze Izabayo kugeza muri uku kwezi kwa 12. Ubundi dutanga ukwezi gushize, we yaratanze atanga no kwa 12 mu mezi ashize, yatanze kugeza mu kwezi kwa 12. Nta deni ajyana Izabayo, nta na rimwe yigeze asiba cyangwa kererwa gushyira mu kigega cya Caritas 5,000 yari yaremeye kuva kijyaho kugeza n'ubu ngubu. We yarangije gutunganya umurimo we. Ni isomo ryiza bavandimwe. Ikindi twamwibukiraho muri kwa kuba umushumba mwiza ni igitsure, igitsure positifu, igitsure cyiza. Yajyaga atubwira ati nzababwira ngeze hehe, nzababwira ngeze ryari. Ndibuka hari igihe nigeze kumusanga hano, hari abavandimwe bari bakoze isuku mu kiliziya, ariko amazi arabisoba, hagira ahantu hasigara haretse amazi. Padiri n'itorosho arimo yumutsa mu kiliziya. Ibyo bintu murabyumva. Bavuze ukuntu yakundaga jardin. Niba mo mwibuka, hano hari umugozi muremure cyane wuhirira jardin. Yarawuhekaga atya ku rutugu,
akajya kuhirira jaride yose kugira ngo ituma. Ubwo akaza akabwira ubishinzwe ati nzavuga ngeze ryari, izi ndabo ntimubona ko zari zigiye kuma? Ubwo ni nako natwe indabo bantu yadufashaga ku buzima bwa roho. Bakristo bavandimwe, ntabwo twavuga iki kirezi cyacu abandi ngo ntibamenya ko kera, twebwe ikirezi cyacu twamenye ko kera. Twaramukunze, aradukundira, yaradufashije. Ejo bundi twashyinguye umubyeyi hano, umwe mu bavandimwe be, frere w'inyamirambo, nibagiwe izina rye, Aristide, aravuga ati iminsi tumaze ku kiriyo, ati nabonye ahantu abakristo bafatanya cyane. Abakristo b'Igikondo rero gufatanya babyigishijwe na Rwasa. Padiri Crisante yaratwitangiye, uko kutwitangira akadufasha cyane byatumye natwe tumufataho, atagenda avuga ngo nzababwira ngeze ryari. Yaratubwiye turumva. Bavandimwe, nagira ngo nsabe ku mugaragaro, nyakubahwa Père Provincial, abakristo b'Igikondo twabanye n'umutagatifu ari muzima avuga, umuntu ugenda mu ntambwe ya Vincent Paroti twaramubonye, ingero ze twarazibonye, aho yitangira abantu, akitangira abakene, akava mu ndege avuye Nairobi kwivuza akaza kureba chantier, ukumva ko yaduhangayikiye cyane. Twagira ngo tubasabe muzadufasha azaba umutagatifu, procedure zizakorwe, uyu muvandimwe, uyu mupadiri Père Crisante, inzira ze zerekana ko yagiye mu ntambwe ikwiye abatagatifu. N'ubundi n'ubu turamwiyambaza kuko aratureba, ariko bikaba officiel kuko tubona ari umusaserdoti ukwiriye kuba urugero rw'abandi nk'uko mwabivuze. Turabashimiye rero twese abakristo b'Igikondo, dushimiye aba basaserdoti badufashije, dushimiye abantu bavuye mu yandi maparoise, dushimiye umuryango Padiri Crisante avukamo. Buriya mwatanze imbuto mpiri, ibyo byose yabigezeho kuko yari imbuto yakuze neza, ntabwo yigeze avuka mu mungu, yavutse ku babyeyi beza, ku mbuto nziza, ku muryango mwiza. Turabashimiye, mukomeze mwihangane, abaseserdoti bagenzi be, natwe twese dukomeze twihangane, ariko tunashimira Imana kuko twashyingiye mu ijuru. Kristo Yezu akuzwe. Crisante, uruhukire mu mahoro, Imana wakoreye ikomeze kwakire. Dusabe rero na Dieudonné Rutayisire yari imbere